Bakunzi b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi, abari mu bihugu by'i Burayi, ku mugabane w'i Burayi turabasuhuje, abari muri Amerika turabasuhuje, abari mu bihugu bya Aziya, mu Buhinde, mu Bushinwa, mu Buyapani, muri Israheli, muri Palestina, bose turabasuhuje, bari mu bihugu bya Afurika badukurikiye bose turabasuhuje, muri Egypte, muri Nigeria, muri Somalia, muri Afurika y'Epfo, muri Malawi, Mozambique, Zambia, muri Congo, mu Burundi, mu Bugande, mwese turabasuhuje, tubifurije umugisha w'Imana, ni mu b'amahoro. Muri kumwe rero na Moses, inshuti yanyu y'akadasohoka. Uyu munsi ngira ngo tuganire kuri Saint Valentin. Mwese rero aho muri hose mbifurije kugira umunsi mwiza w'abakundanye. Happy Valentine's Day, joyeuse Saint Valentin. Hanyuma ngira ngo tuganire rero kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Mu busanzwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana nyine. Uwo munsi kandi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentin. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose ari byo, kandi ni nako abantu bose batabyumvikanaho, batabivugaho kimwe. Gusa uwo munsi urahari, umunsi uriho. Aha rero turagenda tugaruka kuri bimwe mu byagiye biranga uwo munsi kuva igihe watangiriye. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Uwo munsi ukaba uhurirana n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ku buzima bwa Mutagatifu Valentin. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko siko byose ari byo, kandi sinako bose babyumvikanaho kimwe. Gusa uwo munsi wonyine nk'uko nabivuze urahari. Aha rero uwo munsi ngira ngo tuvuge ku gihe, ku kuntu watangiye n'igihe watangiriye kugeza ubu. Bimwe mu bisobanuro rero by'ibikorwa kuri uwo munsi, impamvu wizihizwa ku isi yose, impamvu wizihizwa bitandukanye ku isi yose. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana, couple, bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditsemo imitoma, indabo z'amaroza atukura. Ubusanzwe bivuga nyine urukundo rugurumana nyine, ariko twita mu Gifaransa passion, cyangwa se mu Cyongereza passion. Aha bivugwa ko buri mwaka kuri Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri 1.5 miliyari. Muri iyo miliyari 1.5 y'ayo makarita, 83.6% akaba atangwa n'abagore bayaha abo bakunda. Saint Valentin rero ikabigwa mu ntege umunsi mukuru wa Noheli mu gutangwaho amakarita menshi. Kuki rero Saint Valentin iba muri Gashyantare, February? Kubera iki ariho iba? Kera umunsi wo hagati wo mu kwezi kwa Gashyantare ufatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke. Kuva mu bihe bya kera, muri Antiquite, mu Bagereki, kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'Imana zabo, cyangwa se bw'ibigirwamana byabo. Ibigirwamana byabo bibiri, Zeus na Hera. Mu Baromani tariki ya 15 Gashyantare yabaga ari umunsi bizizaho le Pericales, aho baturaga ibitambo bya Rupekusi, imana ngo y'uburumbuke. Noneho
noneho nyine niko babyubahaga, niko babikoraga. Kuki rero noneho rero uyu mugabo bita Mutagatifu Valentin nindi? Muri Kiliziya Katolike habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu. Kubera ukwemera kwabo kutajegajega, kwatumye bicwa nk'abahowe Imana, noneho bikaba ngombwa nyine ko bagira batagatifu. Abo ngabo ko ari batatu. Valentin wa mbere yari umuromani, uyu yari umupadiri, yishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwa Via Farminia. Uyu Valentin wa kabiri yari umwepiskopi, uyu yari umubishopu, nawe akaba yarishwe ashyingurwaho uwa mbere nawe yashyinguwe. Valentin wa gatatu yari umumaritiri wo mu majyaruguru ya Afurika. Amateka ye akaba atazwi neza. Muri aba rero ba Valentin uko ari batatu, uwitirirwa uyu munsi w'urukundo ni Valentin w'i Roma. Uyu nguyu Valentin w'i Roma, bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claudius yari umugome cyane. Uyu mwami w'abami yari umugome. Icyo gihe rero muri icyo gihe yari mu ntambara, ariko ari mu ntambara abaturage atemeranywaho n'abaturage be. Yari mu ntambara abaturage be batakundaga, maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho rero Valentin we yakomeje kujya asezeranya rwihishwa abantu, abakundana bakundana bakamwegera bakamwereka ko bakundana. Padiri we akabasezeranya, uwo mupadiri yarabasezeranyaga, yakundaga kubafasha rwihishwa bitazwi. Noneho aguma bikora. Noneho uyu mwami w'abami we yumvaga ko mu gihe nta musirikari ubundi wagakwiye kuba afite umugore, kuko umusirikari ngo yabaga afite umugore, byatumaga aguma gutekereza ku mugore we n'abana kuruta uko yatekereza ku ntambara barimo bararwana icyo gihe. Hanyuma rero Valentin we noneho icyo kintu ntabwo yari agishyigikiye, ahubwo yakomezaga, yamenyaga umusore n'umukobwa bakundana, we yagiraga gutya akabashyingira nta kibazo. Byaje kumenyekana rero ibukuru, nuko arafungwa ku munsi wo kunyongwaho. Rero yagombaga kunyongwa ku itariki 14 Gashyantare, ari wo munsi nyine witiriwe Umutagatifu Valentin, witiriwe urukundo. Ubwo rero apfuye kubera ibyo bikorwa yakoze, kubera uko kwemera. Noneho nicyo cyatumye uyu munsi bawugira w'urukundo. Ariko nyine mbere yuko apfa, ngo hari umukobwa wacungaga gereza, hari umukobwa w'umugabo wacungaga gereza, w'umucungagereza waho ngaho yari afungiye. Mbere yuko bamwica yamwandikiye agapapuro, kuko yandikiye umukobwa nyine ngo amubwira ko yamwibonagamo, cyangwa se yamukundaga, cyangwa se yamwiyumvagamo. Noneho rero aka gapapuro umucungagereza nyine agashyira umukobwa we. Urumva nyine byaramenyekanye ko umwepiskopi yakundaga uwo mukobwa. Nuko rero uwo munsi bahise bawugira nyine, uwo mugabo bahise bamugira ko ari le patron des amoureux. Ubwo ni ukuvuga ngo yari umuyobozi nyine w'urukundo. Ubundi kera uyu munsi wafatwaga nk'uw'abaseribateri kurusha uko abantu babana bo bawukundanagaho, ahubwo abaseribateri cyane cyane nibo bawukurira. Kuko muri iki gihe abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa wamwihishe, muri abakobwa bihishe, ngo bahitaga bagombaga gushyingirwa mbere yuko uwo mwaka urangira. Ibaze byari bitangaje nyine muri icyo kinyejana cya 14.
nibwo mu Bwongereza uwo munsi wafashwe nk'uw'urukundo, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'inyoni z'ingore zihura. Bavuga ko zihura kuri uwo munsi. Ku munsi wa Saint Valentin, bamwe mu bakristo ba Katolika bajya gusura ibisigazwa by'abantu batandukanye, ngo i Burayi, biki mu Bushinwa ho reka sinakubwira, mu 1980 uyu munsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani niho ntibiba bisanzwe, imitako iba yakomeye. Gusa mu Bayapani kuri 14 Werurwe abagabo nabo barishyura, bagaha abo bashiki babo imyenda n'ibiki, inkweto cyangwa ikindi gifite ibara ry'umweru kandi gihenze inshuro nibura 3 kurenza uko babikoraga. Amashokora niwo munsi agurwa, ibintu nk'ibyo. Uretse mu bihugu bimwe na bimwe bitandukanye, mu Rwanda naho rero kuri uwo mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere. Ubwo ni mu 1998 mu Rwanda niho batangiye kwitaho cyane kurusha uko banawumvaga. Ubwo rero urumva muri za kaminuza niho byagiye bitangirira cyane. Muri za kaminuza buriya habaho ibintu by'urukundo cyane, niko navuga, kuko perezida noneho niho nyine batangiye kugenda kuko muri za kaminuza burya haba abanyabwenge cyane, abantu bakunda gukora ubushakashatsi, bagenda bavumbura ibintu byinshi cyane. Ubwo watemberaga hirya no hino rero muri za kaminuza mu mujyi wa Kigali, n'abantu nyine batandukanye bagira icyo bavuga, bagira icyo babivugaho. Ariko urebye nyine Saint Valentin nuko nguko uwo munsi watangiye, cyangwa se nuko nguko uwo munsi waje. Nukubera uwo Saint Valentin, uwo mupadiri wari ushyigikiye ibintu by'urukundo, kabone n'ubwo umwami w'abami wo kuri icyo gihe bitaga Claudius atabyemeraga. Igihari rero kuri 14 nyine ni umunsi wahariwe, 14 Gashyantare ni umunsi wahariwe abantu bakundana. Kuri uwo munsi rero mu Rwanda cyangwa se no hirya no hino, burya aba ari umunsi wahariwe abakundana, aho abantu benshi nyine bamarana umwanya n'abakunzi babo, mwanya muremure, bakavugurura nyine iby'urukundo rwabo, yewe bagahana n'impano zitandukanye. Muri impano zitandukanye, amakarita yanditseho utugambo twiza tugira nyine twongera nyine tugaragaza ko abantu bakundana. Hari amagambo rero akunze gukoreshwa cyane cyane ku munsi wa Saint Valentin. Ayo magambo niyo ngira ngo tuvuge, ngo uri izuba rimurika, mu Gifaransa, mu Cyongereza bavuga ngo sunshine, uri inyenyeri ncanira nijoro, uri mu mpfupfunyure, uri mu mon amour, you are my love forever, ndagukunda cyane, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo dusomye muri Bibiliya, dusanga Bibiliya yo nta kintu ivuga kuri uyu munsi. Nta kintu ivuga kuri uyu munsi, nta na gitoya. Nta na gito ivuga kuri uyu munsi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu twemera Bibiliya bivuga ngo uyu munsi nyine ntabwo ari ngombwa mu kuyizihiza. Abantu twemera Bibiliya na Korowani nta kintu bivugaho. Ubwo rero bivuga ngo niba ibitabo bibiri biyobora isi nta kintu bivuga kuri uyu munsi, uyu munsi ntabwo ari umunsi ubundi wakagombye kubureba abakristo. Uyu munsi rero usigaye rero warabaye mubi cyane muri iki gihe. Ibintu byarahindutse, aho kugira ngo umunsi w'ibyishimo, aho gusiga ari umunsi mubi, usiga ari umunsi w'ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi bibi. Usiga ari umunsi abagabo usanga baca inyuma abagore babo, usanga ari umunsi abagabo basigaye bakundwakazaho cyane cyane inshoreke, ibyo atabasha gukorera umugore we akajya kubikorera inshoreke yiwe.
usanga ari umunsi wo guhura kw'inshoreke n'abazishoreka nyine niko navuga, urumva, ugasanga ni umunsi wo gusesagura imitungo, abantu ugasanga umugabo arimo arajya kugura kado zihenza zishyira amahabara ye kandi mu rugo wenda nta n'ikintu gihari, urumva. Usigaye rero ari umunsi w'abagore baca inyuma abagabo babo. Mwumvishe aho navuze haruguru ko 83% by'amakarita buriya atangwa n'abagore bayahereza ngo abo bakunda. Buriya abagore cyane cyane burya nzarebe niba bakunda gutanga utuntu tw'impano cyane buri kanya kurusha buriya abagabo bafata umwanya wo gutekereza cyane, buriya niyo mpamvu. Noneho uriya munsi rero hajya habera ibintu bibi byinshi cyane. Ubusambanyi burya bujya bwiyongera kuri uyu munsi, kuri Saint Valentin. Usanga abagore benshi ari wo munsi batwaraho amada amada atari ay'abagabo babo, ugasanga umugore nyine yagiye guca inyuma umugabo we. Buriya rero umugore uba mu rugo ntabwo buriya ashobora guca inyuma umugabo we ngo apfe kubivumbura, kuko ashobora n'iyo ndayitwaye nyine babana n'umugabo ihita yitirirwa umugabo we kuko baba babana nyine mu nzu. Urumva rero kuri uwo munsi rero kuri Saint Valentin, urumva ibyo bintu byose biba ntabwo ari ibintu byiza cyane. Urubyiruko rero rwose imvuze aba ari umunsi mubi rwose wo kurumbira ababyeyi babo. Ni umunsi nyine ubona abana ngo bashaka ngo kwibohoraho niko navuga. Rero urebye Saint Valentin ibi bikorerwaho kuri uwo munsi biba byinshi, noneho ahubwo kugira ngo uhinduke umunsi w'ibyishimo ugasanga wahindutse umunsi mubi, kuko nyuma y'uwo munsi ibibaho byo birenze ukwemera. Nyuma y'uwo munsi nibwo usanga sida yiyongereye, ubwandu bwa sida bwazamutse kuko abantu benshi bakorera aho ngaho. Nyuma y'uwo munsi nibwo ubona inda zitateganijwe nyinshi cyane zivuka, abana bakiri bato batujuje imyaka ugasanga batwaye inda nyuma kuri uwo munsi, kuko urumva benshi nibwo ngo baba bakinjira mu rukundo batazi n'ibyari byo n'ibyo bajyamo. Urumva uwo munsi ni umunsi wo kunywa ibiyobyabwenge, kandi haboneka abantu banywa ibiyobyabwenge bashyashya kuri uwo munsi, ugasanga batangiye nyuma yaho no kubyikuraho biragora. Uwo munsi nyuma y'uwo munsi wa Saint Valentin usanga abakobwa benshi bakuramwo amada, bakuramwo amada, kandi rimwe na rimwe gukuramwo amada birabangiza, bikazabagiraho ingaruka nyuma, bikica imyanya yabo myibarukiro, ugasanga nyine kubyara ni ikibazo. Niyo mpamvu rero akenshi byangiza nyine imyanya yabo myibarukiro kubera uko gukuramwo amata. Iyi Saint Valentin rero nk'umwanzuro ni ukujya twitonda tukareba neza ubundi bintu tujyamo bituganisha he, ubundi bintu tuba turimo, ibyo bintu twizihiza ubundi bituganisha he, cyangwa se bifite ubuhe mumaro ku buzima bwacu. Ku buzima bwacu. Urumva rero ko Saint Valentin y'abantu batarebye neza, Saint Valentin yangiza imiryango myinshi irangirika kuri Saint Valentin. Niyo mpamvu rero ndimo mbabwira ngo tugerageze twitwararike kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Murakoze rero, ikiganiro cyacu rero mukomeze munkandire kuri subscribe, like na comment, no kuri mushyigikire nanjye ntera imbere kugira ngo nkomeze mbagezeho ibi biganiro, tujye dukomeza tuganire. Bizamfasha nkanjye umuntu wanyu mukunda, namwe bizabafasha nkamwe muntega amatwi mukanyumva. Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.